ushaka gufata peteroli bayikora mu ntuza ugafata icupa no si icupa barikora mu ntuza ngara kamubwira ukuntu ushaka gufata icupa rimwe rivamo urwunge urwunge ukoze iki ndi gusuhuza munani gusuhuza da okay twagiye nuko usuhuza Nagatrea koko shaka kuko umukobwa shaka dara wamutubuza iryo kwa kunda abakobwa babirye turebe nk'umukomediye igana abakobwa ariko sinaho koko wandetse ushaka kunsoma Erikuga kichiki changa ariko nawe kabije gaga igana nk'abakobwa twumve nguko ariko sishowe wanze Sitazitabwa ninde umubyeyi wanjye amezi 9 musuhuze wowe urinya mbona ko na telefone ugira nini musuhuze ngo bikumarire Yes, of course, tubashimire cyane mwese mudukunda munadukurikira ku Mpanuro TV. Uyu munsi tuzanyemo impinduka mu biganiro twajyaga dukora. Ku ruhande rumwe turi kumwe n'icyamamare cyitwa Fabuji. Fabuji imeze bite? Ni sawa cyane. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Uwo muntu muri kumwe se ninde ko mbona agakobwa? Shana kabeke zatu. Namenye siteza. Reka numbuja. Yitwa Miss Gasikiri ngira ngo ubushize twaraganiriye ariko mu byukuri ushobora kumubonye ukabura mwibuze. Gasikiri imeze bite? Imeze neza. Ni Miss Gasikiri asoje uvuga nk'aba Miss. Imeze neza. Twishimiye kuba turi kumwe n'abana bafite impano zitandukanye mu buryo bwo kugira ngo tuye turushaho kuganira no gusangira ibitekerezo. Ushobora kuba warabakunze mu bigiye bitandukanye, ushobora kuba mu byukuri ukunda uburyo kirunaka bakoramo ibiganiro. Na n'uyu munsi rero tugiye kubana. Wowe aho dukurikiye hose uri nkubwire ngo wibuke ukore subscribe ku Kirezi TV, wibuke ukore subscribe kuri Back TV, ni aho wasanga bano bana ariko mu buryo bwo kugira ngo tubashyigikire nawe barushaho kugenda bagira aho bagera. Fabrice, amakuru y'iminsi rero bimeze bite? Ni meza. Kigali wahabonye gute nyuma y'iminsi mikeya uhavuye? Kigali ni heza. Negereze mikoro ariko jya uba nk'umuntu. Kigali ni heza. Ni ukuri? Kuri guhunga se wagize ubwoba? Watinye? Oya ntugatinye, ibintu byose bimeze neza. Gasikiri rero muri iyi minsi mwadukanye style nshyashya ya comedy aho uri Miss Gasikiri. Mu byukuri uyu munsi uhuye n'icyamare kuva kuri Back TV. Mu byukuri urumva umeze gute? Umeze gute? Mu byukuri ingisho urabona zirimo ziragenda. Ese niki kintu uyu munsi muri kugaragaza nka Ikirezi TV? Shani ibintu bikomeye cyane kandi byinshi yigisho abantu bari kugenda batubwira kabisa ngaho mukomereza n'ibintu byinshi kabisa. Ese mbe gutya nta sano bufite? None se kari akazi bagira ngo mbigire nzanye kwambara gutya inzarindi y'inyica kandi mfite ububasha bwo kubyambara. Reka nta kibazo. Fabri ibintu yambaye wabyambara tuvugisha ukuri yaba ari komedi uri gukina cyangwa uri ukoresha nk'imivugo yaba ari nka sketch nkoresha imivugo na komedi nazo ndazikina. Urazikina gutya yambaye wabyambara kugira ngo ugaragaze impano ya runaka? Byaterwa nuko tuba twapanze. Wabikora nta kibazo. Amakuru rero mu byukuri Gasikira ku mubona gute ubundi? Gasikira ni umuhungu mwiza pe. Ni umuhungu mwiza kandi uyu munsi ari Miss cyangwa ni umukobwa mwiza? Ni Miss ariko ngiye mubona nkaho ari umuhungu. Ni umuhungu n'ubundi. Mu byukuri yenda tuvuge ubushize twaraganiriye abantu barishimye cyane. Bishimira uburyo kirunaka mwagiye mugaragazamo impano zanyu. Fabri, uyu munsi uzanye ndashaka uyu munsi Gasikira ubushize yagutsinze kuri bato. Uyu munsi arashaka ngo nawe gira ikindi kintu mubwira mu buryo bwo kugira ngo nawe umwereka ko uyu munsi Back TV ndetse na Fabrice nyirizina hari byinshi cyane ushoboye. Na Back TV ntabwo tuyikina ariko ndashishikariza abantu gukora subscribe kurya korone zarangira tuyaryaho nyine. Nose Gasiki ku ruhande rwawe muri buno buryo ukoramo comedy
mu by'ukuri hari imbogamizi nyinshi cyane agiye utubwira mugenda muhura nazo, ese na n'uyu munsi ntibirakemuka cyangwa biracyari kwa kundi? biracyari kwa kundi kabisa, ntabwo birakemuka. Ntabwo birakemuka. Ariko twizeye ko bizaza gahoro gahoro. Bizagenda biza. Fabri, Nyamasheke se mumeze mute? Bushize watubwiye byinshi cyane mwageze. Nyamasheke ni neza tu. Ndashaka kongera ukatubwira ibindi bintu. Nyamasheke amakuru yaho mu by'ukuri kugira ngo turusheho kumva na Ngoma uko bigenda n'uyu munsi nuko bihagaze, kugira ngo turusheho kugenda turushaho kumenya mu by'ukuri ibintu byakorwa gute, sibyo? Twagiye. Nyamasheke ni neza pe. Nzari haba ntabwo navuze ko turi abakene. Ibi byo kurya birahari iyo byeze turarya. Ibi byo kurya birahari iyo byeze turarya. Murarya. None se mu by'ukuri ariko usa nk'uwegera Miss Gasikiri turebe. Tabana ajya kungurisha da. Ese na Fabri mu buryo bwo kugira ngo gukomeza gusobanukirwa Nyamasheke nibya byiza bya Nyamasheke n'ubundi ni cya kiyaga cya Kivu, ni za njanga, ni za ndugu, ni bya bisheke, ni za nanasi n'ibindi bikorwa bihari bihoraho. Mu by'ukuri ubwo twaganiraga wageze Nyamasheke wasanze ayahe makuru? Nyamasheke ni heza. Bambwiye ko ibintu hatatse nyine ari byiza tu. Barishimye cyane. Kandi bambwiye ko nta kintu hatatse kitahaba. Bora nta bintu wongeyemo? Indugu zirahaba? Injanga zirahaba? Ese nturamye ukuntu bita injanga mu Cyongereza? Ndeka. Miss Gasikiri rero mu Kirezi TV uyu munsi byose biri kugenda bigenda neza kuko muri kugenda mukora, ariko Ngoma muri rusange wewe bakubwiye ati ibintu watatse ingoma birahaba cyangwa bakubwiye ukinaye makuru watubwira kuri iyo ngingo? Twebwe bavuze ko nigeze mbabekera kuntu ako gastade abakinnyi umupira bagiye batandukanye baza gukinira ingoma, turumva ni ishema kuntu baza gucongera ruhago mu karere kacu. Iyo hoteli se yacu twakoresheje imbaga zacu nk'abaturage ba Ngoma kugira ngo tubigereho, abantu babona uko bacumbika neza, ikomerezwa iyo abayobozi baje niho bacumbika, mbese ibintu byinshi cyane. Nk'uko wenda nubwo twebwe tuba dutuye mu nkengero z'imirima tutabasha kuba twegeranye nayo, ariko ababibashije babandi baba baturanye nayo baragemura nko ku masoko, niko navuga natwe tukajya guhaha, mbese nta nzara ihari. Amata mu ngo z'abantu byaroroshye, bazana akadomoro ugacurana mu gasafuriya kawe ugateka ugasubiza akadomoro kubuganiza so gucurana. Nako kubuganuza igukura, ariko njyewe ko narimbizi kubuganuza amata ni nko kuyafata yakura yashyira mu gisabo, niko navuga. Byose nibyo ntibavuga gusuka amata, avuga kubuganiza. Rero ni akanya keza kugira ngo tuvuge kuri iyi ngingo, sibyo? Fabri, amafaranga urayazi? Amafaranga ntabwo uyazi? Ibiryo urabizi? Byose tugiye kuvuga amafaranga urayazi wowe? Njye ndayazi. Wowe tugiye gukora deba, turayita debate. Ni debate. Wowe uravuga ko ibiryo ari byiza kuruta amafaranga, wowe uvuga ko amafaranga ari meza kuruta ibiryo. Nk'abanyeshuri bo kuri Itetero Christian School na St Matthews Primary School from Nyamasheke, uri tayari cyangwa uri tayari? Uri tayari akira. Tugiye gutangira rero sasa. Umwanya ni uwawe. Ubu ngubu Fabrice, sasa rero debate niba uko babikora. Debate ni kwa kuri n'ubusanzwe ugiye gufata. Uravuga mu Cyongereza? Turetse nk'abanyeshuri reka muri abana b'abahanga mugomba gukoresha imigano ku bigo byiza. Minerivare yawe ntipfa ubusa. Nawe minerivare yawe ntipfa ubusa. Kuri wowe urashyigikira ko money is better than food. Wowe uraba Food is better than money. Yeah, okay. Let's go. Fata mikoro rero tugende. Usuhuza nyine bisanzwe. Secretary, Person, Secretary, Judge, Timekeeper, President, Pastor Audience has the motion saying that food is better than money. When we don't have food, we can die. When we don't have a food, we cannot go. When we did not eat the food, we cannot go to look some money. When we don't have food, we cannot go outside because we don't have oxygen. When you have not eaten, when you don't have a food, we can sleep
like when you have died, take your chairperson, secretary, judge, timekeeper, appraisers, proposers, pass audience. Miss Gasikiri, let's go. Thank you, Chairperson. Money is better than food. Thank you, Chairperson, opposers, proposers, plus the audience. I'm here to speak this motion which says that money is better than food because of the following. We use money to buy food. When you don't have money, you cannot get food because... Point of order. Okay. Let me tell you, Mr. Miss Gasikiri. When we don't have a food, we cannot go to look the money because the money is when we don't have it. Let me ask you. You eat, you go to look for money for doing what? That money for doing what? For buying food. For buying food. When you can even try because you need food. When you go to work, like somehow you try and you get that money, then you buy food, you be rich, you have good health like that. When you don't have money, you cannot go to the market. You cannot go to go when you are mufundi. Not. When you are a doctor. When you are a doctor. When you cannot go on the hospital. When you have not eaten. But you go on the hospital for doing what? When you are on the... You go for hospital for doing what when you are a doctor? When I go to visit anyone and to take... Yeah, first to visit anyone. You go, when you are a doctor, you go at the hospital. What do we call this? I don't know. You don't know? Okay, continue. You call it, that is, doctors go at the hospital for giving some people treatment. And they go on hospital when they are giving those treatment. After the month, they give them their salary. Do you know salary? Salary is meaning for on Kinyarwanda. Salary is umushahara. Niyo bagiye nyine kuvura abantu babahemba ku kwezi ntago baba ariko iri mu cyiciro cya mbere ntago wishyura ariko nyine utanga mitera akakuvura kuko uri mu cyiciro cya mbere ubura abo gufashwa uri kumva ariko ntago uwo muganga yakoze gutya yakoreye bo mu cyiciro cya mbere ntago ku kwezi bukurwaho kari buhembwe ubwo se bareka kumuhemba nawe ntabyo yakora uri kumva nyine amufasha nta cyishyuye kuko nta kintu aba ari guhomba kuko bari speak English. That time told me when I speak English very well. Very well. Very what? Very well. Very what? Very well. Very well. Okay, continue. Very well. Because those doctors, even if they can't treat anyone, because they know that at the end of the month they will give their salary. It means that even if can treat any person even if can treat any person without money, he can treat or she can treat without any problem because she or he know that she know or he know that on the end of the month he will get its money. It's money for what? For what? You eat money? No, it's money for buying food. You my friend. Are you still I'm on the side of your... Me, I'm tired. You are tired? Because that English. Okay, let's use Kinyarwanda. Let's Fabi. Mu byukuri ku ishuri mujya mufata akanya mukadebatinga. Kwa gatanu dukora debate. Badereza motion. None tugashaka views. Kwa gatanu tukazayivuga. Ukunze ariko ni motion bari barayiduhaye. Iyi ngiyi barayibahaye. Food is better than money. Wari uri kuri Rwanda icyo gihe? Yes, nari ndi kuri food. Wari kuri food? Food ariko bigiye cyose uri kuri. Cyangwa akatubwira ngo electricity is better than food. What? Electricity means in Kinyarwanda umuriro. Electricity is better than food. Yes. Electricity is better than food. 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 Electricity is better than food
wowe wemeza iki kuri urwo ruhande? Food. Food is better than everything for you. Wowe wakomeza iki ngo misigasikire? Hehe. Bavuze ngo electricity Is better than food. food. Wajya kuri ruhande? Sharage ni food kuko n'ubundi umuriro ubaye mbere yuko amashanyarazi abaho cyangwa abantu bararyaga nta kibazo niyo wagenda mu mwijima ariko uzi ko wariye niyo wasitarukira vuba kubera ko uzi ko wariye ibyagufasha gukira vuba. Nasa tujye n'urugero abantu bari kutureba kano kanya bari kutureba kubera umuriro, sibyo? Nawe muri kuvuga kubera umuriro uri muri izo mikro n'umuriro uri muri kamera, kandi mu kamera nduzi idacometse. icometse ariko ifite bateri. Batiri ikoreshwa n'umuriro. Umuriro washizemo. Kuki se hano hatarimo ibiryo kugira ngo mikoro zive? Ariko udafite umuriro ufite ibiryo wabaho ariko muri Amerika barimo barakureba, muri Canada barimo barakureba, Uburayi barimo barakureba. Urumva urambwira gute ngo umuriro si mwiza ugeranyije n'ibiryo? Nyine ngiye kamisobanura uko buri kintu cyose kiba gifite umwihariko, ariko basic needs of human being ni ibiryo ntago ari umuriro. Umuriro nawo turawukenera ariko ntago ari cyane, tuwukenera nk'ibintu bisanzwe nko gufasha. Aya mashina yawe iyo point iransinze, wowe mbwira indi view imwe yerekana ko umuriro atari ingenzi kuruta ibiryo. Impamvu mvuze ko umuriro atari ingenzi kuruta ibiryo nuko udafite umuriro ufite ibiryo, ufite nubwo wafata buje ugafata n'ikibiriti wacana, udafite wa muriro ngo w'amashanyarazi ugafata buje yawe ugafata n'akabiriti ugacana ugaterekaho ukazajya umurikisha ugateka ukarya ukaryama. Ziriya buje zikorwa kubera ko zavuye mu nganda zikoresha umuriro. Njye mpamvu mbakanye buje ntabwo zikora mu muriro, nasisibye ko uruganda ruzikora rukoresha umuriro. Umva buje nawe ubwawe wayikorera. Wayikoresha iki? Kari akantu kaba karimo hagati ni umufuka, ni akadodo kamwe badodesha imyenda imwe y'umweru. Ndabeshyera? Urabeshya. Ngo baza kameramani wawe nimba mbeshya. Kameramani arambwiye ngo ntabwo ubeshya. None se nyine ni nk'uko rero ushaka gufata peteroli bayikora mu ntuza, ugafata icupa nasi icupa barikora mu ntuza. Ngo reka nkubwire ukuntu ushaka kuba, ushaka gufata icupa rimwe rivamo urwunge. Uruki? Urwunge kakanuza nyine kaba ari agacupa gatonya cyane. Chef w'urwunge ahita kwishyura mwe. Ukoze iki? Ndi gusuhuza da. Okay, twagiye. Nuko usuhuza wagira kunsuhuza nabisha. Yego. Ushaka uba ufite aka gacupa gatonya kavamo urwundi nyine agacupa gatonya cyane. Yego. Ugashyiramo peteroli. Naca amacupa amwe y'ibirahure bakoresha inuze se umuriro. Uruganda rukora ariya amacupa se barayacukura cyangwa amacupa barayahinga? Umva ushaka zikona kwa zigirwa n'acacu gasukamo peteroli ugashyiramo n'akanuza ninuza n'uwo bita umutambyi. Umutambyi urawuzi? Cyase nabimenye ngiye ibyo ngibyo. Aragera mutsi mubaza umutambyi ukawushyiramo. Umutambyi mubwira icyo ari cyo misigasikire? Umutambyi ni akantu nyine kaba kameze nk'ikisi, ni akantu kaba gakomeye kaba kameze nka bande bashyira muri iyo peteroli ubundi ugacana ugafata. Hahandi peteroli ntuzi ukuntu bukanigira igahita umuriro wawe ugeraho ugahita icana, ako kanuza kazashira ukagura kandi ngutyo. Nuko wowe watanze view imwe, najya ngo duhe indi view. Ubundi reka duse nkaho turenga kuri ino ngingo. Yatubwiye topic ebyiri bakoze. Tubwire nka topic mwakoze kuri Itetero Christian. Ku Itetero twebwe twakoze ibintu byinshi, igihe tujye tuvuga kuri motion, ariko ndakeka iyo motion tuyigeze tivuga nako twayivuze polygamy is better than monogamy. Byose urabizi polygamy uzi icyo ari cyo? Wimbeshyera. Polygamy ntabwo uzi icyo ari cyo? Wimbeshyera. Monogamy uzi icyo ari cyo?
wimbeshye. musobanurire polygamy ni iki? Polygamy ni cya gihe umugabo aba yarashatse abagore benshi akabyara n'abana ni nka extended family. Naho monogamy ni nka nuclear family. Cya gihe umuntu aba afite umugore umwe akabyara nk'abana batanu gutyo, urumva ntabwo ari abana benshi. Faboji, icyo kintu wacyumvishe? Polygamy ni iki? Polygamy ngo ni kuba ufite abagabo benshi, ufite abagore benshi n'abana benshi. Monogamy? Monogamy ngo ni uko ufite umuryango, umugore umwe n'umwana umwe nyine. Oya, niyo wagira abana benshi ariko ufite umugore umwe. Icyo kintu wacyumvise? Ese ari ukuzana abagore benshi no kuzana umugore umwe, ikiza ni ikihe? Ni ukuzana umugore umwe ushoboye gutunga. Ushoboye gutunga benshi se? Ufite ubushobozi bwaho ushaka gusanga nta cyaje kuri wowe. Yego. Ufite ubushobozi bwaho. Nose ku ruhande rwa Imisigasikiri, what is the better between polygamy and monogamy? Bivuga mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza? Bivuge mu rurimi ushaka. Cyane kanguresha Ikinyarwanda kabisa. Uko byose biba bifite impamvu, ndagenda nangogera kuri buri kimwe. Wenda polygamy yo muri umuryango mwinshi, wenda nubwo mudafite ibiryo kurya bihagije, niko navuga muri wa muryango ukennye, mwifite akarima kanyu, murakagenda mwese mukakagiramo icyarimwe mukakaritagura, mwagiza mugahinga ibintu byinshi nyine bizabahaza nk'umuryango mwinshi. Ariko se wambwira ngo uri nk'abana babiri wanyu na papa na mama mwese muri bane, ugasanga mu gihe mu murima ufite nka hegitari 1000, ukavuga ko uwo murima muzapfa kuwurangiza, batwara iminsi. Ariko iyo muri abana benshi nka 10 na bangaye n'abagore benshi muragenda mukaritagura, ariko byose biba bifite ingingo. Iyo ni ingingo ya mbere kuri polygamy. Monogamy nanone hari igihe muri abakene uko nabivugaga kuri polygamy, ugasanga ibiryo ntabwo mubonye ibiryo bibahagije kuko muri benshi, ariko iyo muri bake murya duke twanyu mukaryama kare. Hari n'igihe mubona nk'akazi gasaba abantu bake mwese mukakabonera rimwe, ariko nyine kandi koroheje nko guhingira umuntu cyangwa kumumesera. Ariko mubonye muri benshi, hari bamwe bakanga kuba, kandi mukeneye ko mwese mukorera rimwe kugira ngo mubone n'amafaranga menshi, ariko iyo muri bake birabafasha cyane. Nicyo nabivuga. Ni kuri your point of view turiho y'umusaza Imisigasikiri by'umwihariko Fabrice. Ariko tuse nkaho yenda tugana ku musozo. Muri iyi minsi Fabrice wongeye wagaragaye cyane, haracemo igihe kinini cyane usa nkaho uhuze mu buryo runaka. Mu by'ukuri Fabrice, urashaka kugeza inzozi zawe ku ruhe rwego? Urashaka kuzavamo uhe muntu ejo hawe hazaza? Mbese nzaba umuhanzi. Uzaba umuhanzi. Ibihangano byawe wumva ko byazagera ku ruhe rwego Fabrice? Arajya ku rwego rwo hejuru nyine bigakundwa n'abantu benshi. Urwego rwo hejuru rwo kuri etaje se? Fata mikoro neza utubwire. Nyine ugakora nyine izina ryawe rikubakwa rikagera ku bantu benshi. Hari icyo bizakugezaho Gasikiri wowe uyu munsi, nawe urifuza ko inzozi zawe zizagera hehe, kugira ngo n'umuntu udukurikira avuga ati ndimo ndashyigikira bano bana ariko bafite zino nzozi? Njye nifuza kuzaba umuntu ukomeye, kandi mu gihe njye nabonye ubwo bubasha n'izo mbaraga Imana yampaye, nkagira ayo mahirwe, nanone nkumva nafasha n'abatabifite nk'ibyo mfite, wenda nk'abana bo ku muhanda nkabafasha. Mu gihe nabonye uko ubundi buryo nabafashamo, nkabavuganira bakajya mu bigo by'imfubyi, bakareka kwirirwa babunga ku muhanda. Turi no mu gihe cya corona, urumva nabo bambere kuyirwara, kandi nabo bafite icyo bazateza imbere igihugu. Rero nicyo kintu nabavuganiraho. Rero umushinga ufite muri Imisigasikiri? Ibyo mbivugaho cyane, cyangwa wenda nkatera inkunga mu bintu bitandukanye, mu kubaka amashuri se, ubwiherero n'ibindi byinshi, ndetse ibintu byateza imbere igihugu cyacu. Nicyo numva ngize ubwo bubasha bwo kuba nanjye navuga ngo ngeze ahangaha, nabona izo mbaraga zo kuba nabikora. Wabona imbaraga zo kuba wabikora. Fabrice, wowe utekereza ku bana bo ku muhanda bari mu buzima busa nk'ubwo wari ubayemo mbere y'uko? Nyine mbatekerezaho, ndababwira ngo mwige mwese dutsinde, twubake igihugu cyacu, nigikura natwe tuzakura. Yego. Mwubake igihugu. Nuhe mumaro wo kwiyubakira igihugu cyacu, gukorera igihugu cyacu, kwitangira igihugu cyacu? Nuhe mumaro wo kwitangira igihugu?
umumaro wo kwitangira igihugu nuko igihugu cyageze mu byago igihugu nyine kiramutse kigiye nko mu byago nawe ubwawe udashobora kuvuga ati ntabwo nagambanira igihugu yego reka nanjye ibyo byago tubijyanemo nanjye ngifashe hari igihe ushobora gusanga imbaraga zanjye arizo ziruta ushobora gusanga ubushobozi mfite ariko ushaka gufatisha igihugu nka perezida tugeze mu byago icyo gihugu afite uko yakigenza kuko dufata ari nk'aho ariwo umuntu ufite ubushobozi bwinshi muri uru Rwanda. wowe ku ruhande rwawe kubera iki uba wumva urushaho gukunda u Rwanda? ni ukubera iki ukunda u Rwanda? ubwo nanjye naruvukiyemo kunda urugukunda kuko nabo bazagukunda n'udakunda nawe ntabwo bazagukunda. niki kintu wavuga yenda hari abantu bavuga ngo banga igihugu bavukiyemo ni abanyarwanda ariko ugasanga ntibashyigikiye iterambere ry'u Rwanda barimo barasa nkaho barwanya ibyagezweho barimo bararwanya ubuyobozi bwacu abo bantu bo wabavuga iki ku ruhande rwawe nka Back TV Fabrice Faboji? ndababwira ngo nyine bakakugabanira igihugu kuko uru Rwanda nta kibi iyo ukennye ukabivuga baragufasha uru Rwanda nta kibi cyabo. muri make nawe ufite urugero rufatika cyane kuri iyo ngingo. muri make ya wowe ujya gusubira i Nyamasheke muri iyi minsi abantu ati Fabrice bazi ko ngo wabaye umukire ntigezeyo ibyo bintu babifata gute? bavuga ngo Fabrice yabaye icyamamare yabaye umukire ngo umukire aratambutse nta mukire nabyo nta n'ubukire mfite nta n'amafaranga mfite ngenda umuntu wigendera agatanga ibitekerezo ku bantu ibyumva ushaka byumva utabyumva ushaka byumva njyewe ntabwo mbinginga. ntabwo biginga. ku ruhande rwawe rero uyu munsi ku ishuri mwarasubiza ku ishuri cyangwa muracyari kwiga still n'ubundi? turacyari kwiga. isomo uri gutsinda cyane muri iyi minsi ni irihe? imibare. iri isomo ni irihe? Ikinyarwanda. uturemajambo uratuzi tw'igenamajwi n'amategeko y'igenamajwi? harimo akitso uturemajambo nanjye nizabibona byivanze nananiwe. yananiwe yo reka nere kukugora. misigasikire dusoza ku ruhande rwawe abantu bose badukurikiye bakunda uburyo ki runaka ukoramo ibintu no ku Kirezi TV bakavuga ati uyu mwana by'ukuri ari byinshi cyane yabasha kudufasha ariko ku ruhande rwawe nzambagamiza uhura nazo ugenda utubwira kenshi cyane ariko mu ishuri cyangwa se n'ahandi hantu ugenda uhura naho watubwiye ko hari ibyo ushaka kuzahindura ku bana bo ku mihanda. ese muri make ukeneye iki kugira ngo icyo cyifuzo cyawe kizabe impamo? rero ikintu nyine ntabwo kinagoye mu gihe bakanze subscribe bagasharinga tukabona ama-views menshi nimba se mu minsi mukuru bakagenda banatremera mu bintu bimeze nyine bigiye bitandukanye. namwe ababaremeye wowe bimeze bite? wagiye kuri televiziyo je bundi wari umeze neza wowe nabonye baguhana kado umeze neza. kado sari iri mwiki dido singo ni kado dose si impande ikomeye cyane tubiyoreresha akabanga n'akanjye n'akababiri yego ikomereza. rero nk'abo bantu badufashe pe ubu kugenda kureba kuri mobile money aho kuyireba wowe ngo ugire icyo wayikura ikaguha umusaruro ikaba iri kuguhamagara. rero ibyo bintu kujya kuri konti ikaguhamagara ibyo ntabwo ari byo koko bagira ikintu bahinduraho dore turi no mu minsi mikuru noheli nta kintu batumariye bonane nayo bigere gutyo. Yes of course tubashimire cyane bagira icyo bahindura kabisa. rero tugiye kurya urashaka kurya iki muri ano masaha? si wowe abimbwiye urarya iki? si ya nkoko yanjye. inkoko urayimara? biri gutinda gusa. urayivovora koko? tugenda nkwe misigasikire turagushimiye cyane. namwe murakoze. Mr. Faboji turagushimiye. namwe murakoze. ase urabona atarakoko kataba ari keza? reka turebe koko shaka kuko uri umukobwa shaka dore wamutubuza nawe byambara nakwambika nawe turebe ambara turebe uri n'agakobwa kizuwe vuga nk'agakobwa twumve wabaye nk'agakobwa ariko se wanditse
niba sipira zanjye wamutubuze mwese mubirabu uyu ni umutubuzi bita Gasikiro wabona ingoma da mugira ingoma nyinshi bagira namwe mufite ibisheke wabaye nk'agakobwa urumva yafa mbere ntabwo wabereye kuba n'umukobwa iryo kwa kundi abakobwa baba birya turebe nk'umukomediye igana abakobwa ukuntu baba biryaga gutya ariko sinawe koko wanditse ushaka kunsoma iri kuvuga ngo ikirwi cyanga ariko nawe ukabije gagana nk'abakobwa twumve nk'uko ariko se shewe wanze tubashimire cyane mwese mwari mudukurikiye bari aba bana turabakunda twese namwe murabakunda babwire ngo ibihe byiza byuzuyemo ibyishimo byose mwifuza abana bacu mukomeze mutere imbere Faboji Akira 078789 zitazitabwa n'inde umubyeyi wanjye amezi 9 musuhuze wowe urinya mbona ko na telefone ugira nini ngusubize ngo kumarire none se wamusabiye telefone bakama telefone nakajya kureba habe amashaka inkunga yo kuma telefone ni kuri iyo nimero mugahita mumuremera akabona ukazajya abona neza ngo uyu wa mutubuzi banje okay murakoze cyane kandi tubifurize ciao